Nyuma yaho Yezu asubiriye mu ijuru, Petero intumwa yatumije inama rusange y'abigishwa. Ahagana isaa 4 za mu gitondo bari bahageze bose. Mariya nyina wa Yezu bamutumyeho nawe abahari. Nuko Petero afata ijambo asubiramo amagambo Yezu yababwiye ubwo yabasezeraga asubira mu ijuru. Nyuma ababwira ko bateraniye aho ngaho kugira ngo batore undi muntu w'inyangamugayo asimbure Yuda Isikariyoti. Mu ntumwa bari guhitamo hagati ya Matiyasi na Yusitasi. Aba babahisemo kuko bari mu bakomeje gukurikira Yezu kuva ubwo yajyaga kubatizwa na Yohani kugera gupfa ndetse yewe anazuka ajya mu ijuru. Bemeje ko icyo gihe bahise bafata abantu bakoresha uburyo bwa tombora kugira ngo uwo bigwaho ari utorwa. Matiyasi niwe watowe ashingwa iby'umutungo nk'uko uwo yari asimbuye yari abishinzwe. Matiyasi rero nta mateka menshi yavugwa, n'ahavuzwe usanga bajya kumwitiranya na Matayo. Gusa uwitwa Isifa Kariste yanditse ko Matiyasi ndetse na Matayo bagiye kubwiriza aho bita muri Yudeya na Etiyopiya aza kwicwa bwa mbere. Hari n'aho bavuga ko ashobora kuba yariciwe i Yeruzalemu yicishijwe amabuye. Hafi ya bose baje gutotezwa ndetse baranicwa. Nitwa Nizeyimana Private. Iki kiganiro cyitwa Mind Power, mugikurikirana kuri radiyo Agaciro buri wa mbere isaa 12:40. Ubuzima bw'intumwa za Yezu bwari bumeze bute? Zari zibayeho gute? Ese zari zifite iyihe miterere? Kuri uyu munsi mu kiganiro cya Mind Power turabagezaho intumwa Andereya, Simoni Petero bakundaga kwita Rutare, Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani ndetse n'abandi bose, ubuzima bwabo ndetse n'uburyo bishwe bazira imyemerere. Bahaye ikaze. Ku itariki ya mbere Ugushyingo Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi mukuru w'abatagatifu bose, ni ukuvuga abakoreye Imana ku isi ubu bakaba bari mu ijuru. Intumwa nazo rero zirimo. Nubwo rero ngo mbere bagisanga Yezu bari bazi ko bagiye kugirwa abantu bakomeye ubwo yari kuba amaze kwigarura ubwami bwa Isiraheli, gusa siko baje gusanga bimeze. Ngo ntibyari byoroshye na gato, ariko ntibyatumye bamuvaho, ahubwo byatumye bongera ingufu mu myemerere bigishaga maze ikwira henshi mu isi. None na n'ubu cyahari ngo bamwigiyeho byinshi. Aba barimo ibyiciro bigiye bitandukanye ugendeye kuri kamere zabo, bamwe bagacisha make abandi bakaba abanyamujinya. Uwa mbere na Andereya yavukiye Kaferinawumu, ngo yavutse ari umwana wa mbere mu muryango w'abana 5, akagira n'umuvandimwe we Simoni n'abashiki be 3. Ngise mbere y'urupfu rwe yakoranaga na mwene Zebedeyi, uyu akaba yari inshuti y'iwabo na Yezu. Mu mwaka wa 26 ubwo yatorwaga nk'intumwa, Andereya yari afite imyaka 33 arusha umwaka umwe Yezu, kandi niwe ari mukuru mu ntumwa zose. Ikindi kandi ngo yakomokaga mu muryango ukomeye, bityo bikamuhesha ububasha ku zindi ntumwa. Ngo Yezu ntiyigeze amuha irindi zina nk'uko yabigenje kuri ba Petero. Intumwa nazo nk'uko zitaga Yezu mwigisha, Andereya we zamugize umuyobozi wazo. Ngo yari umuyobozi mwiza, akamenya gushyira abantu ku murongo bagakora icyo biyemeje neza. Yakomeje kuyobora intumwa zose kugeza igihe Yezu apfiriye. Ariko nanone ngo kwigisha ngo ntibyari ibintu bye, ngo byaramugoraga cyakora ngo yageraga umuhate cyane. Nk'uko igitabo cya Guratiya kibivuga, ngo akimara gutorwa ngo yahise ajya kureba umuvandimwe wa Simoni bazamuzanira Yezu ngo nawe amutora b'intumwa. Ngo yakemuraga ibibazo by'intumwa neza kandi vuba. Andereya we n'umuvandimwe we Simoni ngo ntibari bameze kimwe, gusa ntibabuze kumvikana. Simoni we yari azi kuvuga no kwigisha neza, na Andereya we bikamugora cyane. Ngo gusa nanone ntiyigeze amugirira ishyari, dore ko ku munsi wa Pentekoste ubwo intumwa zahabwaga Roho Mutagatifu, ubwo Petero ari we Simoni umuvandimwe we yafataga ijambo yigisha, ngo yigishije neza, maze Andereya aramwegera aramubwira ati, nakifuje kugira impano nk'iyawe nkigisha gutya, ariko nishimiye kugira umuvandimwe ubishoboye nkawe. Petero yahise amusubiza ati, iyo utanzana ngo mbonane n'umwigisha simba ndaha ngo nkore. Nyuma yaho Yezu agendeye, Andereya yanditse igitabo kivuga ubuzima bwa Yezu, ngo kiba igitabo gikunzwe, kivamo ibindi bitabo byinshi. Gusa ikibabaje ni uko icyo gitabo cyaje gutwikwa ubwo biblioteke yo muri Alexandria yatwikwaga. Iki gitabo ngo cyari kimaze imyaka 100. Ngo Andereya yabonaga afite indoto, ureba kure kandi agafata icyemezo akamenya kugihagararaho. Cyakora ngo ntabwo yishimaga, yahoraga akonje cyane. Igihe itotezwa ryabereye i Yeruzalemu, Andereya yagiye muri Arumeniya yerekeza muri Aziya y'Epfo ndetse no muri za Macedonia. Ageze i Patarasi muri za Akayi niho
niho yaje gufatirwa yicwa abambwe nk'uko umwigisha we bamugenje. Yamaze iminsi 2 abambwe, ariko icyo gihe cyose yari arimo aseka ngo yakomezaga kubwiriza guhinduka.